Murakoze, nitwa John Kagarama, nkaba nshinzwe nk'abanyobora ishami ry'ubujyanama mu itangiza ry'imishinga, kwisesengura no kwiteza imbere. Ashobora kuza hano dukorera ku cyicaro gikuru, cyangwa ashobora no kujya mu mashami yacu. Dufite amashami mu turere 30 two mu Rwanda hose. Rero biterwa naho wishyikira, aho ushobora kumva wagera mu buryo bukoroheye. Ariko ushobora no guhamagara ukaba watubwira ikibazo kuri telefoni, tukakwakira tukagusobanurira, byaba ngombwa yuko tubonana icyo gihe turabikubwira. Iyi serivisi ni ingenzi cyane kuri ba rwiyemezamirimo. Ibibazo biri hano hanze akenshi bigendanye n'imishinga, nuko usanga abantu batangiza imishinga batabifitemo ubumenyi buhagije, ariko niyo bamaze kwitangiza usanga kwishyira mu bikorwa, uburyo bayishyira mu bikorwa harimo ibibazo kubera nyine bwa bumenyi twahoze tuvuga. Rero baba bakeneye abantu babagira inama z'uburyo iyi mishinga yabo cyangwa ubucuruzi bwabo bwagenda neza, kuko tubifitiye ubushobozi, tubifitiye abantu bahagije, dufite abantu bahagije bashobora gutanga ubujyanama mu ngeri nyinshi zishoboka, zishobora kugirira rwiyemezamirimo akamaro.